bavuze ko urugo warusenye watumye haba ikintu kitari cyiza hagati y'umugore n'umugabo. Umeze gute? Meze neza. Neza byatari. Byadanje. Tubagarukaniye iki? Nje kukubaza ibibazo nka bitatu byonyine. Tugiye gukoresha iminota mike cyane. Mwatumenye ejo bundi muri Expo Igikondo. Mwabyibutse? Reba bintu tubivuge nonaha. Kutisanzuye se mana yawe. Ufite ubwoba nk'ubwo wari ufite se turiyo? Oya. Mwabantu umuntu yagize ubwoba. Okay, tuzabifatira umwanya wabyo. Uzi ikintu tuje kuvuga no mwanya? Tuje kuvuga about what happened to the band. Yeah. The band. Iki se ubwire cyangwa utubwire? Nta kintu muziho. Nibyo nyine mvuga. Nuko nguko n'ubondore kumubona agenda akora hakuru udustrenge agenda amuferenga gutyo. Mu by'ukuri ariko reka turebe tubyinjiremo neza mbabazi. Ibi ngibi nkaba nzabikata. Ibi ntabwo nzabikata. Ni Musanze twari turiyo pe. Kubera gufana gusa. Ndamufana niyo manzo wo mu Rwanda nkunda kurusha abandi bose. Twambara amasaruko. Tw'amasaruko tujya twambara mu nda. Nene yambara ishanga. Akozeho yumva ikintu kibyimbye. Utambwa kwambaye cya kintu cy'abapfumu. None abantu bari kuvuga rero ngo nahise ngo mureba nabi ngo ibikini biki ngo nago tuzanye nese ngo bayiretseho gato abanza dufotoye. Urumva? Donc wavuganye nawe nk'umuntu musanzwe muziranye. Kuko ndi umufana kandi turaziranye ajya agera akaza agahura n'iki n'abafana. Nuko nkoro byagenze mitambwa tuberetse gato rero babanza badufotore. Baradufotora n'aka video karafatwa. Ari kumbaza ati si ikintu ni igiki cy'abakuru. Nyine donc urumva yankozeho. Uhageze rero video kimwe ngo nshaka no kujya kwambara nk'umwenda urukumva nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram. Mbere ko njya kugura umwenda nkabanza nkajya gustokinga kuri Instagram ya Pamela. Urumva? Mbese ngo yarakumariki. Icyo tugiye kuvuga sinakikubwiye. Ese ugize kimbwira. Tugiye kuvuga kuri The Ben. Ese mbya The Ben nawe ukurikiranye. Shayi ntabwo nzabikata. Mbese ntabwo bikurikiranye rero. Ntabyo nakurikiranye. Ntabwo nabikurikiranye. Tuvuge kuki wakurikiye. Njye ndashaka kwivugira ko uyu mwana witwa Emerine Baby. Bamwita Emerine Baby ni Musanze. Ubwo rero utabikurikiranye mbwira icyo tuvuga. Ni ukuri ntabwo nzabikata uko wigira kose nk'umuntu usinzira, kwigira kose nk'umuntu unaniwe, kwigira kose nk'umuntu ushonje. Ndabyaploding uko bimeze. Nta kintu na kimwe ndi bukuremo. Do uzibona ugira isoni ntabwo uzongera ko wamenyereye ibintu. Rero reka mbabwire yamenyereye yuko tuza imbere ya kamera. None twamara kuza imbere ya kamera akikora ibintu nanjye ngasubiramo nkagenda ndeba ibijabiriye n'ibiteye isoni nkagenda mbikata. Yaza kubona twaplodinze akabona utuntu twaplodinze ni twiza akagira ngo ntago biba byatuvunnye. Uyu munsi rero ndabibaha byose uko biri murebe uko abamezi yavuye mu kazi. Dore ubu ngo bavuye mu kazi. Nanjye mvuye mu kazi. Duhuriye muri studio turavuga ngo reka tubakubita akaganiro. Tuvuga kuri The Ben na Emerine Baby Musanze. Buriya twamana n'uwo bamwita Emerine Baby rero uvuga ngo abafana bacu n'imiterere myiza cyane aba biri ku munani ndabibaha bari cyane mu kanya gato cyane turebe what about namwe mu murebe ndetse bundi barazi Emerine Baby ni muntu aramucumuje se cyangwa ni ibintu bisanzwe ngo tujye kuvuga muri aka kanya tunarebe kamera akazi kenshi se tuvuge ho gato duhite dusoza ngava mu nzira avana umunaniro muri kamera
sibyo? Yes, reka mbibwirire rero. The Ben yagiye i Musanze, amaze kujya i Musanze yaragiye kwamamaza ikigo. Yaragiye kwamamaza ikigo Coffee and arimo kucyamamaza rero, yagombaga gusuza abafana, mwarabibonye arimo abandika mu biganza. Yes, yagendaga yirata yuko The Ben yamwanditse mu biganza avuga ati The Ben yansuhuje, The Ben yankoze mu ntoki. Arangije rero yigerera ku mwana w'umukobwa. Urumva The Ben yari yagiye kwamamaza agiye kwamamaza, noneho rero nkuko bisanzwe agomba gusuhuza abafana bari bahahuriye, arimo agenda basuhuza, arimo agenda basahuza. Of course hahise haza umwana w'umukobwa namusuhuza mu bandi, ariko reka manze mbereke gatoya nako mwarakabonye nta nako mbereka. Umwana w'umuhungu yahaye isaha ihenze, kandi kiriya ntabwo cyatrendinze, ahubwo he trendingiye about that beauty girl bamwita Emeline Baby. Afite YouTube channel yitwa Popcorn Podcast. I don't influence you, I don't persuade you to visit her. Oya, ntabwo yigeza ntuma, ahubwo kora subscribe kuri YouTube channel, sibyo? Yes, mwabibonye yuko Sheri yaravuye mu kazana, ni wenda avuga ngo reka mutungure dukorane iki kiganiro, kandi maze iminsi mubwira ngo dukorane ikiganiro cya mwabonye byabaye muri Expo ku itariki kuri ya munsi exhibition yasorejeho, mwarabibonye. Yes, kuriya rero sasa biriya byabaye, maze iminsi mubwira ngo tubivugeho akabura kanya, azananiwe nanjye nkazananiwe, tugahurira muri studio tugakora ikiganiro kimwe, yarangiza nyine akagenda nanjye nkagenda. Ubu rero ajananiwe mubeshya ngo ngwino nsuhuze kuri studio. Ahageze ndangije ndamubwira reka dukora akaganiro kamwe, nitumara gukora akaganiro kamwe ubone guhita ufatiraho ugende. Ntiyabyumvaga neza, wagira ngo n'umura ndi kumuvugisha sinzira. Ubu ngubu aragiye tu. Now turi kuvuga kuri Emeline the Baby on YouTube channel, akorera kuri Popcorn Podcast. Arangije rero The Ben ibintu yakoze nibundi nibyo nashakaga kubazaho uyu mwana w'umukobwa, nibyo nashakaga kumubaza ibintu The Ben yakoze urabibona uti. Ariko tomorrow mwitegura ikiganiro, nzagerageza uburyo mva mu kazi hakiri kare dukorana ikiganiro nawe, mubaze ibintu The Ben yakoze, aramutse ari we byamugendekera gute, aramutse ari we yabyakira gute, ibintu yakoze ni ibiki rero. Umwana w'umukobwa arateretse, ameze neza, araforomye, ameze nk'igisabo. Even if mu face abantu benshi barimo baravuga ngo ashobora kuba aruta Pamela, ariko ntago njye ndi buvuga uko mubona, ariko nanabivuze ntacyo bitwaye. Mu face nothing more, nta birenze, ahubwo ikintu kirenze wenda ni behind, down behind, cyangwa se batiko kesko napere nyash niko mubyita. Urumva nazo ntago zirusha Pamela, maybe kazimurusha cyangwa murusha kwitwara, hari ikindi amurusha, ariko ibireka mbibabwira uyu munsi. Ejo nzabaza Kamikazi mubaze nti urabona, nzamubaza agereranya abo bantu babiri, urumva ageranye Pamela na Emeline the Baby. Emeline the Baby rero yamaze gutrending everywhere, bavuga yuko ari umukobwa wararuye The Ben, nuko ari byagaragaye. Abamwanga nabo bahise batakiramo, nkafata ku mavuta yise amwataka cyane ngo yari yarabuze ahamuhera, yari yabuze ahamufatira. Aravuga ati sha naga ari ubwa mbere kuri ya string y'abakobwa. Mwebwe mumuzi, mwebwe muturanye, mubona gute? Koko si ubwa mbere? Nge ntekereza yuko ari ubwa mbere. Uzi impamvu? Uzi icyo nshingiraho mvuga ko The Ben bishoboka kuba ari ubwa mbere akoze amaskandari nkariya?
remember every concert aba arimo yatryingaga kugaragaza yuko he's in love with Pamela, kandi ubundi every playboy ntago yishimira gukora ibintu nka biriya, kugaragaza yuko hari umuntu yagize umwamikazi, kubera yuko abameze nk'uri kwibanira, abameze nk'uri kwikuraho isoko ry'ibyana byamwemeraga. Ariko because of love, The Ben yakundaga Pamela, agira gutya aravuga ati reka ngerageze kujya ngaragaza Pamela everywhere. Ibyo bintu yarabikoze. None se ko yabikoze, ntawamenya. Ubundi iki kiganiro kizaryoha neza ejo ndi kumwe na Kamikazi, ndimo ngenda mu challenginga nawe challenginga. Mwabibonye ko yarananiwe, mwabibonye ko yasinziraga, namuretse yagiye yatashye. Yes, one day tuzahurira ejo nakoriga, tuzasoza akazi duhita duhurira muri studio, duhita recordinga, tubahereza nk'iminota 10. Noneho rero ikintu cyatangaje abantu, ikintu cyatumye banavuga, ikintu cyatumye bavuga byinshi cyane, ni gute umusitari icyamamare ashobora kwifotoranya n'umukobwa wonge. What is that? Urumva, ni gute umusitari icyamamare ashobora kwifotoranya n'umukobwa, kandi icyamamare byongeye gifite umugore ashobora kwifotoranya n'umukobwa agakora ibintu nk'ibi ngibi. Arimo akurura string, yararimo kurura string like this, yari yambaye agakanzu tumwe bita utugapira twegera umuntu twarangiza, ariko tukaba tworoshye ku buryo gakurura kakava ku mubiri koroshye, kahita kongera kawubana. Of course kanagaragazaga ubu string aho bwari bwugiye bwishushanyije. Uyo The Ben arangije akajya kwedura, akurura arekura, akurura arekura. Bamwe bakavuga ngo niko kanya yarabonye keza cyane kuko umubwira ngo tonight can we have a fun, ameze nk'uwifuza cyane ko baza kugirana ibihe bya babiri ari bonyine. Yagiye kwamamaza kiriya gikorwa. None rero wowe uraza kutubwira muri comment, utubwire ngo uko ubibona yakoze ikibi cyane ikintu umugabo wese yakora, uko ubibona yakoze ikibi cyane ikintu umusitari wese yakora. Nibyo bintu nshaka ko tuvuga. Ndaza no kukubaza ikibazo kivuga ngo ari we n'umusheri, ari uyu Emeline the Baby n'umusheri we, umugore we ari we Pamela, umwiza n'uwuhe? Murahera mu isura, mumanuke ku kimero, muze kumbwira. N'ikindi cya gatatu nza kubabaza, ibyo ni nabyo nzabaza Kamikazi ejo. Ese kwirya k'umukobwa bishobora gutuma aba mwiza kurusha uwari mwiza utazi kwirya? Ubwo ibyo mbivugiye iki? Pamela ntago azi ibintu byo kwirya, muzamucunga. Ibintu byo kwirya cyane ntago abizi, ariko uyu Emeline the Baby ibintu byo kwirya arabizi cyane. How she behave, how she's swinging when she's working, uko yitwara, how she shakes herself. Ibyo byose it's in kind of kwirya cyangwa se kwirya kw'abakobwa. Nzaba mbabaza ngo ese kwirya k'umukobwa bishobora kumwongerera ubwiza bikaruta uwari mwiza, akaba yaruta uwari mwiza utazi kwirya? Yes, ejo nazaba rero twahuriye muri studio atananiwe cyane nk'uko mwabibonaga. Tuzabahereza icyo kiganiro, niturangiza tugaye. Tuzagaya nde? Tuzagaya uriya mukobwa cyangwa tuzagaya The Ben cyangwa tuzagaya umuntu wafashe iriya video cyangwa tuzagaya nde? Ariko mbere ko tunagira nejo, reka mbabwire ngewe uruhande rwanjye. Murabona ko The Ben yari yirekuye, yishimiye abafana. Ibaze aho kwishimira ubufana ugakuramo isaha ihenze kuri ya saha, of course irahenze. Arangije ayikuramo, arayitanga, yihereza igitipe. Yayihaye igitipe. Buriya yihereza umukobwa nabwo yari kuba ari iyindi nkuru mwabonye, ariko yayihaye igitipe. Nukuri reka mbabwire, yayihereza umukobwa yari kuba ari iyindi nkuru mwabonye. Ndetse na Pamela ntiyari kuba mumereye neza. Ubu Pamela yari kuba mubwira ati iriya saha watanze. Noneho nzabasaba mugereranye isaha atanze no kuba akoze ku gastring k'umukobwa bataziranye bari kwifotozanya. Ibyo bintu muzabigereranya. Now ejo ndumva nitubona kanya tuzababwira about the proposal, the first proposal in the world, the first proposal in the world. Proposal yabereye igikondo muri Expo. Aho umwana bamupropoje. Ninde bapropoje? Byari bimeze bite? Ababizi murabizi.
nindagize mbabwira about that shoes, iriya nkweto man, iriya nkweto nari nambaye ngomba kuyibabwiraho imeze ite, ihagaze angahe. Nindagiza babwira about that dress, nawe azayibabwira ihagaze angahe, sibyo? Now kora subscribe kugira ngo ibindi byose bikomeze bikugereho. Thank you so much. Umugoroba mwiza. Tuzavuga no ku bintu byinshi bindi, hari amaplanka meza cyane turi kubategurira, ariko hari abantu baherutse kumbwira ngo niriya ngo ni plank, iriya biriya byabereye igikondo muri bare abantu bangana kuriya, no? Reka mbamara impungenge babwire ngo si plank, kuko mu minsi mike cyane muraza gutumirwa mu murenge. Sawa. Eh